Yes, nanone nkwifurije kugubwa neza aho waba uhereye hose, yaba mu Rwanda, yaba hanze y'imbibi z'u Rwanda, hakurya y'amazi magari, aho waba uherereye hose, nkwifurije kugubwa neza muri aka kanya. Iyi ni Isumbwe TV rero, ngewe ndi Yaremye Bernard nk'ibisanzwe. Nawe nimba ari ubwa mbere ugezeho, kora subscribe, hanyuma ukore like, kandi kuri iyo nzu buri kiganiro cyose yigezeho ujye uhita ukibona ako kanya. Tuhagiye rero, reka dukomeze ibyacu ntibitina nkuko njya mbivuga. Uyu munsi tugiye kuvuga noneho kuri Pi network cyangwa se iyo bakunze kwita Pi. Uyu munsi nyizanye mbabwire difference yayo cyangwa se itandukaniro ryayo, niyo bita dire equipment ndetse na investment platform nkuko nayo yabwiye, cyangwa se network hamwe n'izindi. Ubwo turavugana n'umwe mu baba muri Pi network, hanyuma adusobanurire. Ngira ngo ndamuhamagara, namubwiye ko ndibuze kumuhamagara ubwo ndaba ndimo nkora ikiganiro mvugane nawe. Reka rero bidatinze muhamagare, hanyuma tuvugane dukorane nawe ikiganiro. Wowe nimba utazi Pi network cyangwa se icyo bita Pi, uragisobanukirwa kuko turamubaza buri kimwe cyose gishoboka kugira ngo buri wese udukurikiranye asobanukirwe itandukaniro riri hagati ya direct equipment na investment platform. Yumve ko Pi bitandukanye bitewe n'ibyo baratubwira, turi bwumve nimba bihwanye cyangwa se twumve itandukaniro. Reka rero bidatinze tumuhamagare. Halo. Muraho neza? Muraho. Amakuru Ni meza. Uri kumvikana ku Isumbwe TV? Ni Yaremye Bernard. Ni Yaremye Bernard murimo kuvugana. Yego. Ngira ngo mbere na mbere wabanza ukibwira abatwumva. Nitwa Kayitare Jean Bosco. Yego. Ndi umusizi usiga bagasigara basiganuza, abatabizi bakajejerwa bagasigara mu rujeje. Bite ni ikivugo? Icyo ni ikivugo. Hanyuma rero nagira ngo tujyanirane mu kiganiro. Twari turimo hano ku Isumbwe TV. Twari turi kuvuga ku bintu bijyanye na Pi. Pi network. Pi network. Ese Pi network ntekereza kuri umwe mu bantu bari muri Pi network. Yego. Ese Pi, ubundi Pi network ni iki? Pi network imikorere yayo ni iyihe, iteye? Murakoze cyane. Pi network ni ifaranga koranabuhanga igamije kuzahura ubukungu bw'igihugu cyangwa bw'igihugu, tugendeye ko turi mu gihugu cy'u Rwanda. Yego. Iryo faranga ni ifaranga ni crypto. Crypto currency. Yego. Ifaranga rero ni ifaranga mpuzamahanga kuko ni ifaranga rizakoreshwa n'ibihugu byose. Iryo faranga rikaba rigomba kuzahura ubukungu bw'isi. Akabazo k'amatsiko tutari twakomeza, wavuze uti ni ifaranga mpuzamahanga. Ese iryo faranga wenda mbere yo kugira ngo umuntu aribone we asabwa gushora ngahe? Iri faranga ritandukanye n'andi mafaranga yabayeho. Kuko hari amafaranga menshi kugira ngo abantu bayakoreshe asaba ibishoro. Yego. Ariko iri faranga ikintu bisaba ni umwanya wawe. Ikindi cya kabiri ukaba ufite internet. Yego. Bivuze ngo ni megabyte. Iyo ufite megabyte ugakoresha, ugashyira ugafata application muri telefone yawe, muri Play Store ukanikamo Pi network. Ukayidownloadinga, wamara kuyidownloadinga igasacinga ikarangira, bakakwereka ko ibaye open. Ikimara kuba open ugatangira gukora iki? Mining. Ugatangira ku mining.
yego. ese uravuze uti bisaba ko uba ufite umwanya cyangwa se kubiha umwanya. Se yaba ari ahantu umuntu ajya mu kazi kugira ngo agende nyine akorere iryo faranga mpuzamahanga riboneye, yaba ari umuntu ajya kureba akabimukorera, bimeze bite, byifashe bite? weho ukimara kwinjira muri application ya Play Store urayidonedinga ukandikamo P network ibyo byonyine. Ukimara kwandikamo P network muri telefone yawe uba watangiye gukora. None se urayidownloadinga ikajya muri telefone yawe ukayifungura, se ukandaho gusa igafunguka bikaba birarangiye, nta kindi wongera gukora, nta myirondoro se, nta email se bakubaza, nta nomero za telefone se, bikorwa gute? Murakoze cyane. Kimara gukanda kuri application P network, kimara kuzamo baguha umwanya, hari urubuga baguha ukemezamo password. Urugero ushobora gushyiramo iyaremye. Yego. 30. Yego. Ukemeza. Bakaguha ugashyiramo email. Yego. Email umuntu ashyiramo email ye cyangwa indi mail yakoresha. Yego. Ubwo ubundi amategeko n'amabwiriza ni nk'ibindi byose bigakurikizwa. Ese ukimara gushyiramo email bakayemera, Facebook bahita wenda jabos ku rugero 30-40 ukemeza, bakakubwira ngo uremerewe. Yego. Bahita baguha akantu kariho agacumu hejuru kagenda kirasa, ukagakoraho bakakwereka ngo uramayininze, birakunda. Yego. Hanyuma ubwo kuvuga ngo ubufunguye iyo P network cyangwa se Pi nk'uko bamwe bayita, ubu yifunguye, hasigaye noneho se iyo bimaze kugenda gutyo hakurikiraho iki, bigenda gute? Urakoze cyane. Iyo bimaze kugenda gutyo, niba aka kanya tuvugana wenda ari 8:10. Yego. Ejo akaba ari bw'umayininze ukoze kuri ka gacumu nakubwiye. Yego. Ejo 8:10 ku wundi munsi. Yego. Barongera bakagusaba kumayininga. Ni ukuvuga se wenda niba mbyumvishe neza, iyo bigeze isaha wamayiningi, isaha wafunguriyeho, hanyuma ejo igeze urongera ukamayininga, urongera bakakwereka ujya muri application ya Pi network yawe washyize muri telefone. Yego. Ugakandaho bagahita yamara, niba ufite network ihagije, yamara gusatinga bagahita bakwereka urubuga rwaho wamayiningiye kuri wa murongo wawe. Yego. Ukongera ugakozaho urutoki rimwe. Yego. Ni ukuvuga uko kumayininga bikorwa kabiri gusa cyangwa ni mu gihe cyose, buri gihe cyose, buri iyo saha uba ugomba kubikora? Niba warabimayinze uyu munsi 9:00, ejo 9:00 uzamayininga, ejo bundi 9:00 uzamayininga, kugeza umwaka ushize utangiye uwundi. Ni ukuvuga ngo iyo umwaka ushize se hari impinduka zizamo wenda, cyangwa se imikorere itandukanye n'iyo uba wakoragamo? Imikorere ihari ni uko niba waratangiriye kuri 0.1, ugenda ubona uko umayininga hazaho 0.2, 0.5, ukazamuka uko bagenda bakuzamura umayininga. Ubundi kenshi na kenshi iyo umayininze umunsi amasaha 24 wabonaga Pi, kuko twakoreraga kuri 0.3, 0.4, 0.5. None se niba ntari kubyumva nabi, Pi twayita ifaranga, Pi ni idolari, Pi ni iriyero, Pi ni bwoko ki, Pi ni iki? Ubu tuvugana Pi ni amafaranga. Uyu ubwayo ni amafaranga yitwa Pi. Yego. Aha. Hanyuma wenda niba atari ibanga,
muri payi waba umazemo nk'igihe kingana iki? payi nayitangiye 2025. Yego. payi nayitangiye 2019. Birumvikana uri umuzamani muri byo cyangwa se ufite uburambe muri byo? Meze nk'inararibonye. Muri 2019. None kuva icyo gihe ugiyemo ubona uyu munsi wa none iyo payi yawe, twibuke ko payi batubwiye ko ari nk'ifaranga, abona amafaranga yawe yaragiye azamuka ku buryo buhagije. None se iyo payi, ayo mafaranga wenda winjiza, weho uba ufite abandi uzagenda uyakoresha aho bakoresha ayo mafaranga, bitewe n'uko wambwiye ngo ni ifaranga ryo kuri interineti, byumvikane ko atari ifaranga wenda wafata ngo ushyire abandi. Ese weho iryo faranga urikoresha ute? Ubona inyungu gute? Bigenda gute? Murakoze cyane. payi ni ifaranga nk'uko nabikubwiye. Yego. ni mpuzamahanga, ariko nk'uko nakubwiye ko ari kiributo. Yego. Itandukanye n'andi na za digital currency. Yego. hari amafaranga yagiye baho abantu bakayashoramo inote cyangwa imari bategereje urwunguko bitewe n'ayo bashoye. Yego. itandukaniro ry'ayo mafaranga na payi netiwaka ni uko payi bisaba umwanya wawe nk'uko nabivuze mbere. Yego. ugashyira, niba ukoresha mudasobwa, interinete kuri mashini yawe. Yego. niba ukoresha telefone ugakora cya gihe cyo kumayininga cyagera, niba ari saa 8 wamayininze ejo, uyu munsi icyumweru waramayininze ku wa gatandatu saa 8, icyumweru saa 8 wongera ukamayininga. Ese nkuciye mu ijambo ho gatoya, ya saha yo kumayininga iramutse igezeweho utari kuboneka, nta mwanya ufite ngo ubikore, icyo gihe kiba kigucitse, biba birangiye? Ntabwo biba birangiye, kubera yuko iyo utangiye gusura rwa rubuga rwawe ugakanda nk'uko wajya ku Isumbwe TV uyu munsi ikiganiro cyacu saa 6 ugakandaho saa 7, nabo bahita bakwereka ko watikamo. Yego. ugakozaho urutoki hahandi bakakwereka yuko mayiningi yawe yabaye. Yego. Hanyuma rero tugaruke, iryo faranga nyine weho urikoresha ute kugira ngo nawe uzunguze amafaranga, mbega abe yagufasha mu mibereho yawe, mu bikorwa byawe bya buri munsi? Ubigenza ute? bigenda gute? amafaranga uyabona ate afatika? ese ubikura kuri mobile money? uhari banki ucishaho? bigenda gute? urakoze cyane. aya mafaranga ya payi netiwaka, yego, tumaze imyaka 6 nk'uko nabikubwiye. twari dutegereze yuko bazashyira igiciro ku isoko. hari igiciro bita GCV. cyari cyaremejwe n'uwo bita Doris Yene, ni umushinwa. Yego. ariko umuyobozi w'ikigo cya payi netiwaka akaba ari uwo bita Dr. Nicholas. Yego. ni umunyamerika. Yego. rero uravuze uti wayafata gute mu ntoki, wayatisha muri iyo banki kugira ngo bikunde? hari banki zari zaratoranyijwe zo bita banki Sibu, ikorera mu Rwanda. mu Rwanda hari Sibu netiwaka ikuriwe n'uwo bita Olivier. Yego. Ndatimana. hakaba harimo uwo bita Hakizimana Jean Bosco. Yego. uranyumva neza ku murongo wa telefone? Ndakumva neza n'abari ku Isumbwe TV barakumva. mu bihugu byo hanze nko mu Burundi hari Sibu Burundi nyine nayo ifite umuyobozi wayo. Yego. ariko iyo Sibu niyo tuzatishamo uriya muyoboro wa payi netiwaka, tubikuza cyangwa tubika amafaranga yacu koranabuhanga. ese amafaranga ayo mafaranga akaba ari mu rwego rwo guca akajagari k'amafaranga tugendana mu bikapu. Yego. ukaba wagurisha inzu yawe miliyoni 300 cyangwa miliyoni 100, wagera hanze bakagufata bakayakwaka, ugasigara ukennye cyane kandi wari uri mu kigero cyo gutunga amafaranga. Yego.
P-Network rero icyiza cyayo ni uko tuzajya duca muri sibu. Sibu ukavuga uti njyewe mfite payi 450. Muri payi 450 njyewe nakoze icyo bita lockup. Yego. Lockup ni uburyo bwo kurondereza ya mafaranga yacu. Ko kuyacunga kugira ngo tuzayarye neza, nta bantu, nta bisambo, nta bahakazi. Ubwo iyo muri ya lockup yawe iyo wafashe lockup ya 90%, ubu nanjye niyo ndimo. Bivuga yuko niba mfite payi 420. Yego. Kuri lockup yanjye kuri yo maze gukora icyo bita migration. Yego. Nibwo uba wemerewe gukoresha ya mafaranga. Noneho niba nkoze migration mfite payi 20 bagahita banshyiraho payi 29. Kuri balance. Ubwo mpise nemererwa niba Yarenye Bernard nawe ari muri P-Network akaba afite migration kuri konti yawe ukaba ufiteho payi 2. Yego. Kuri balance. Wemerewe niba ubu aka kanya ku isoko payi ihagaze $2 cyangwa 0.1. Njyewe nkaba nemerewe niba payi ihagaze 1,600 ku mafaranga y'u Rwanda y'igihugu cyacu dukoresha. Yego. Nkaba nemerewe kukohereza payi 2 ukampa 3,600 by'amafaranga y'u Rwanda wewe. Kuri balance yawe niba wari ufiteho payi 4 ukagiraho payi 6. Ni ukuvuga ngo hagati yanyu y'abantu muri payi cyangwa muri P-Network mushobora guhanahana ayo mafaranga, hanyuma wakohereza umuntu ubwo butumwa yawe ubona bwamugezeho, we akagwa kuri amafaranga yacu asanzwe, wenda ano mafaranga we agakora kuri mobile money ye akanyohereza kuri mobile money yanjye wenda 10,000. Yego. Kuko muhaye payi wenda 5 payi ari 2. Nuko turi gukoresha P-Network. None tubona biri hari ahantu biri kutuvana naho biri kutugeza. Ayo mafaranga se uyu munsi wa none ayo ya P-Network ni ukuvuga ko mwatangiye kuyakoresha ubu ngubu, hagati yanyu mushobora kuyahanahana mukagenda mugura gutyo biremera? Biremera, murabikora neza mukabona bigenda neza. Wa wundi wayahaye nawe akaza kureba undi mugenzi we nawe wenda ashaka kugura nawe ikintu cyangwa se agira ngo afate amafaranga mu ntoki nawe akayamuha gutyo bikemera. Nyakubahwa umunyamakuru. Yego. Ibyo bintu biremera kubera yuko bimaze kuduteza intambwe ndende. Nk'ubu ngewe najya muri application ya P-Network ari ndi ahantu habi cyane yakabije, ariko maze kwiteza imbere. None ni ukuvuga ngo ayo mafaranga ya payi wowe ufite iyo migabane ufitemo cyangwa amafaranga ufitemo ugenda waho mugenzi wawe, weho ntago ari amafaranga wigeze ufata ngo uyashoremo, ahubwo bo ni bya bice bagiye baguha wagiye uvuga byagwiriye, hanyuma biba ngombwa ko nawe utangira no kubikoresha kugira ngo nawe utangire ubone urwunguko. Niba mutibeshye nababwiye yuko igishoro dufite ari internet dukoresha gusa. Internet n'umwanya wawe no kufite telefone yawe ntabwo ari gatushe. Igomba kuba ari smartphone. Ubu ni ukuvuga ngo njyewe nk'uyu munsi wa none ndamutse mfunguye iyo P-Network, namara kuyifungura bikarangira, umuntu ashobora kuza akampa nanjye kuri payi yiwe, hanyuma nanjye nkahita mubikora kuri mobile money nta gihe runaka bisaba umuntu agomba kwanza kumaramo. Murakoze cyane. Nakubwiye yuko ukimara gufungura P-Network, application ya P-Network, yego, ukora icyo bita KYC. Ariko ntabwo ari wowe uyiha, ko timu ikipe nkuru idukuriye mu rwego rw'isi. Yego. Niyo iguha icyo bita KYC, igaragaza imyirondoro yawe n'ifoto yawe nziza igaragara neza nta mayobera. Nk'uko indangamuntu imeze. Iyo foto nayo urifotora ukayishyiramo, hari aho mujya ku cyicaro bakayafotora bakayishyiramo? Ubu ufite telefone yawe smartphone. Iyo igeze baguha icyo bita liveness. Ugakora liveness kuri telefone yawe kwifotora, ifoto ikoresheje selfie imbere. Yego.
wamara kwifotora bakakwereka yuko bayemeye atari impimbano. Yego. Ibyo icyo babagamije ni kugira ngo nubona ya mafaranga igihe yagisivi tuzaba turi kuyikoresha kuri kuko payi imwe tuzayikoresha ku 314 by'idolari. Kugira ngo ya mafaranga wa mutungo nuwugeraho leta itazavuga yuko ari umutungo mpimbano cyangwa se ari ibyo wize. Iriya KYC n'ikivuga. Uko uba watanze irangamuntu yawe, yego, ifoto yawe, ku buryo buhagije ndetse na telefone yawe. Nikayitare Jean Bosco atuye mu Rwanda mu karere ka Gasabo, umujyi wa Kigali, umurenge wa Bumbogo, akagari ka Nyagasozi, umudugudu wa Kigabiro, ni gutyo gutyo ahantu tuye hose umwirondoro wawe wose ukaburimo. Ukaburimo. Ese network cyangwa payi nk'uko bamwe babivuga, haba hari nk'ahantu yafite nk'icyicaro nko mu Rwanda, wenda nko mu mujyi wa Kigali, ahantu uyu munsi none ushobora kugenda ugasanga abantu baba bayikorera? Ya, murakoze cyane. Mu mujyi wa Kigali dufite icyicaro, nahoze nkubwira ko dufite ambasada wa network mu rwego rw'igihugu cy'u Rwanda, ariwe Olivier Ndatimana na Hakizimana Jean Bosco. Bari gukorera umujyi wa Kigali mu muturirwa wa Sitawa, muri etage ya kabiri. Birengo niba nibere. Bafite biro bakoreramo, uburyo ushobora kugira ikibazo ukaba wagenda ukabagana bakagufasha. Ku buryo wagira ikibazo ukabagana bakagufasha. No mu Burundi hari icyicaro cyabo, mu Bushinwa hari icyicaro cyabo, buri gihugu cyose, no muri Tanzania barahari, Goma, Bukavu barahari. Network no mushinga mu muyoboro mugari kandi wizewe uzahindura ubukungu bw'isi ikigero buri munyagihugu wese yifuza, tutagendeye ngo umunyarwanda, umushinwa, nuko nguko bimeze. Jean Bosco, tumaze iminsi tuvuga ku makampani aza nk'ayo ngayo afite amapurikasiyo, ariko usanga aza atanga amafaranga, ariko agatanga amafaranga wenda wabanje gushora, hanyuma mu gihe runaka ukazayoberwa iyo barengeye, ndetse abenshi ntibanagira n'aho bakorera. Hari iyo bita dire ekipumenti, iyo ngiyo yakujeho abantu benshi baririye mu myotsi. Ubwo hari benshi baburiyemo amafaranga atubutse menshi cyane. Ubwo nagira ngo numve yuko byibuza iyo payi yanyu yo ishobora kuba ifite ahantu ikorera ibyayo bisobanutse, ariko ngeranije imyaka uyimazemo ukaba unambwiye yuko bafite hari icyicaro cy'aho baba bakorera, wajya kubariza wahuye n'ikibazo, byumvikana ko hari ishobora kuba itandukanye n'izi zindi twagiye tubona za FCC. Nyakubahwa umunyamakuru, nk'uko turi kuvugana, nizere yuko itangazamakuru ryanyu rigera ku isi yose, cyangwa se mu gihugu cyacu nta muntu utumva Isunge TV. Yego. Payi network itandukanye n'indi miyoboro yagiye ibaho y'ifaranga koranabuhanga. Uko twebwe nakubwiye yuko upfa kuba ufite smartphone nubwo wagura Airtel y'ibihumbi 20. Yego. Mu mafaranga yawe cyangwa wagujije umuntu. Airtel waguze ni telefone uzakemuza ibibazo byawe, uzahamagara umudamu mu bwuti inka iraburaye. Yego. Cyakubwati nge ntabwo ndi hafi. Cyo si kimwe. Yego. Uzashyiraho megabyte y'igihumbi, nutayikoresha udownloadinga payi network kugira ngo uziteze imbere igihe kizaza, uzayikoresha wandikira inshuti yawe, uyibwira kuri amahoro. Yego. Itandukaniro rya payi network n'indi mishinga, payi network ntago bagusaba ngo banze twohereze 10,000 kuri konti yacu. Yego. Nawe urabyumva. Payi network ni umushinga wizewe, ni umuyoboro wizewe, ni umuyoboro mugari uzateza imbere isi ndetse n'ibihugu byacu dutuyemo. Kandi icyo twiteze ni ukuzateza imbere nkanjye nkurikije aho ntuye.
Pi network igitiro cyayo nikimara kugera ku isoko, ngewe intego yanjye ni ukubaka umuhanda wa kaburimbo uva kaje vuba ukagera i Bumbogo ku isoko. Izo ndoto urabona uzazikabya cyane kandi zikazemera? Izo ndoto nzazigeraho, nzubaka umuhanda uva kaje vuba kaburimbo ngeze i Bumbogo ku isoko. Ese iryo faranga kari mpuzamahanga wenda rishobora kuba rikorera ku isi yose, haba wenda hari ibihugu ryabanjemo ubu ryateye imbere hanyuma hakaba hazaba hagezweho wenda nk'u Rwanda cyangwa se nk'u Burundi nk'uko wabimbwiye? Nyakubahwa, ni munyamakuru nakubwiye yuko ni digital cyangwa ni cryptocurrency, ariko ritandukanye n'andi mafaranga yabayeho abantu biyitiriye bakazajya bavuga bati mushyireho 500,000 twebwe tubakubire tubahe miliyoni 500,000. Iryo faranga twebwe turi kubimayininga dukoresheje telefone zacu ndetse na internet twaguze ya 3 cyangwa y'igihumbi bitewe n'ubushobozi, ariko tukaba dufite icyizere gihagije yuko ejo cyangwa ejo bundi launching y'ifaranga koranabuhanga ryacu izagira agaciro, kuko igiciro twari twaremeje nk'abapiyoniya, batwita abapiyoniyazi, abantu bamayininga iyo Pi. Ni nk'ubucukuzi twebwe turi gucukura, ni nka zahabu turi gukoresha. Yego. Rero dufite ibyiyumvo cyangwa ibyiyumviro yuko ifaranga ryacu nitumara kugira agaciro ejo cyangwa ejo bundi riri ku giciro cya miliyoni 314 by'idolari y'Amerika, izaba rivunjwa miliyoni 400 y'amafaranga y'u Rwanda. Ni gute ntazakora kaburimbo nyakubahwa Perezida Excellence Perezida Kagame akabona yuko Pi ifite agaciro? Birumvikana izo nzozi zanyu ni muzika bya ibyo ndumva muzabigeraho. Tuzabigeraho. Urabona nyine hari iyi direct payment yari abantu, hari iyo bitaga investment platform, abo bose bagiye baza batanga amafaranga, ariko wareba ugasanga hari abo basize barira mu myotsi. Byongeye ko bo kujyamo wabanzaga ukagira ayo ushora, hari ayo washoraga kugira ngo bagire ayo bakongerera. Nk'ubu yenda investment platform hari aho washoraga 2,000 bakazaguha 3,200. urumva ko wabaga ufitemo inyungu y'icyabiri ku munsi, baguha ku munsi wabaga yemerewe kugenda ubikura 400. Ubwo ni mu minsi 3 nibwo aya mafaranga wayabikuraga, hanyuma ubwo warayabikuraga bwa nyuma ugakuramo n'igishoro cyawe. Hari aho batangaga 50,000 bakazaguha 85 ku munsi, ukajya ubikura 2,500. Iyo niyo bitaga investment platform. Investment platform. Iyo nayo izo nazo zisanisha wenda nk'uko iyo Pi ikora n'izi ngize direct payment nazo zari abantu, ugasanga bibaye ibindi nazo zaje zikora gutya. nayo yaje utangamwo 3 bakaguha 3,900 ngira ngo mu minsi hari 3. nyuma mukagenda hari n'ahandi wagendaga ushora nk'amafaranga agiye atubutse, ariko bikarangira bafunze imiryango ntagire n'umenye iyo baba n'undi, kandi biba bikoraga nta n'uwamenya ahantu babaga. Ese ni uyu munsi wa none wenda uburyo uri kubona Pi iri kubona abakiriya benshi, bimeze bite? Nyakubahwa umunyamakuru, dukurikije uburyo Pi yatangiye mu Rwanda muri 2019, tukaba tugeze muri 2025, Pi ifite abantu benshi bayigannye kandi nta gihombo, nta muntu wigeze agana Pi n'umwe wigeze ataka. Hari inzego z'umutekano za RIB, hari inzego za polisi, nta muntu wigeze ataka yuko hari umutekamutwe witwitiye mu izina rya Pi network agahombya umuturage w'igihugu, umunyagihugu. Kuko dukoresha, upfa kuba waguze internet, wagura y'ijana nta kibazo, wagura internet ya 200 nta kibazo, uramayininga.
mining ikagenda neza, ubucukuzi bwawe kugenda neza, kuko Pi Network ni ubukungu bw'igihugu, ni ubukungu bw'isi muri rusange, ni zahabu dutunze, gusa abatabizi ntabwo bo barabikerenza. Investment platform cyangwa se dire equipment mu kubyinjiramo winjiraga ku wundi muntu akaguha linki, hanyuma iyo linki aguhaye akaba ariyo winjiriraho. Bivuze ngo mu kugira ngo mu kwinjira nawe byabaga nawe mufitiye inyungu, nawe hari utuntu yabonaga cyangwa se amafaranga yashoragamo hari ayo yabonagaho bamuhagaho kubera ko yakuzanye. Ese murakoze cyane. Pi yo nayo ushobora guha linki umuntu akayinjiriraho? Yego, murakoze cyane, nibyo nashaka kukubwira. Pi nayo umuntu aguha linki akakwinjiza, ariko akimara kukwinjiza wewe watangiye ku mining yawe, nubwo wamara imyaka 10 nta muntu winjije, wowe Pi zawe zijya kuri balance yawe. Ukimara gukora icyo bita KYC, bakaguha migration ikimara kuba Pi zawe mayinze, bitewe n'icyo na lookup wakoze y'imyaka runaka, Pi zawe zijya kuri wallet yawe. Ntago bisaba ngo njyewe mba nenjize Yeremye Bernard kanaka woya. Gusa iyo ni byiza iyo winjije umuntu akamayininga, nawe hari icyo bakongera nk'igihembo. None se ni ukuvuga ngo umuntu ashobora no kuyifungura adaciye ku wundi muntu? Birashoboka. Njyewe nshobora kukubwira ngo jya muri application yawe ufungure Pi Network, winjiza naha, niba gusaba password ushyiremo gutya na guriye wenda Yeremye 30 bakakwemerera ugatangira ukamayininga ku giti cyawe. Izi ngizi zindi zongira ngo investment platform cyangwa se inodira equipment ntago iyo bishobora gushoboka utinjiriye kuri email y'umuntu. Birumvikana ko Pi Network itandukanye na investment platform cyangwa se inodira equipment, uburyo imikorere yazo, uburyo zagiye zikora. Pi Network nenda shikirwa. Turabashimira rero kuba muduhaye ikiganiro nk'iki ngiki ku Isumbwe TV. Ngira ngo abakurikiranye Isumbwe TV baba bakurikiranye, nta bantu waba ufite ushaka nko gusuhuza bashobora kuba bakurikirana Isumbwe TV bakaba bakumva hanyuma ukabasuhuza? Ndashaka gusuhuza umuntu bita Hakizimana. Aho yaba aherereye hose mu ntara z'igihugu. Yego. Hasuhuza umuntu bita Munyandinda. Yego. Ndasuhuza mudamu wanjye Clotilda. Yego. Kangango. Hasuhuza umuntu bita Kagenza Samuel. Yego. Uherereye mu mujyi wa Kigali. Ariko ndakeka ko yaba ari ku Kagugu. Yego. Nsuhuza umuntu bita Perpetua. Yego. Mu kagari ka Gasura, umurenge wa Nduba. Ndetse n'inshuti zose z'Isumbwe TV. Yego, murakoze cyane, turabashimiye. Nanjye rero uherereye mu murenge wa Bumbogo, ndasuhuza umuyobozi w'umurenge wa Bumbogo ndetse na ikifu w'akagari ka Nyagasozi. Yego. N'umuyobozi w'umudugudu bita Ndayisabantu Joel, mperereyemo mu mudugudu wa Kigabiro. Yego. Hari n'undi nshuti yanjye nkunda cyane, umudamu bita Musabyezu Christina. Yego. Nawe ndamusuhuza. Yego, murakoze cyane. Turabashimira rero kubw'ubwitange bwanyu kubw'ikiganiro muduhaye. Muraza kwiyumva, kiraza guhitaho mu masaha ari buze kigeze ku Isumbwe TV. Hari undi muntu nshaka gusuhuza nyakubahwa umunyamakuru. Yego. Umuntu bita Pascal ukuriye ikimoteri cy'umurenge wa Nduba mu mujyi wa Kigali. Yego. Nawe ndamusuhuza cyane. Ngo nawe ari bukumve cyangwa se abandi arabimubwira. Yego, murakoze cyane rero, reka tubasezere, mukomeze kugira ibihe byiza kubw'ubwitange bwanyu mutugaragarije bwo kuduha ikiganiro. Yari Bwana Kayitare Jean Bosco, twavuganaga kuri telefone, uba muri Pi cyangwa se muri Pi Network. Ngira ngo mwumvishe rero ikiganiro duhaye n'uburyo asobanuye uburyo Pi cyangwa se Pi Network ikora. Ngira ngo ku batari bayizi, ku batari bayisobanukiye, kuba bumvaga
mwumvishe imikorere yayo. Reka rero mbasezere ku Isumbwe TV nakagaruka, reka dusubikira ahangaha, tuzasubukura ubutaha. Mukomeze kugira ibihe byiza. Bye bye.